kuba narabashije gukomeza amashuri bwabaye ubushobozi buke, nta bushobozi mama yari afite bwo kuba yandirira ngo nige, biba ngombwa ko ishuri ndihagarika, ubwo naje i Kigali. Nkigera i Kigali akazi ka mbere nakoze nako mu rugo, nagakoze igihe cy'umwaka bitewe n'uko ari njye nabashaga gufasha abana bankurikirana muri mu rugo, nza kubona ko nta kintu byazangezaho, biba ngombwa ko nkareka nkahindura akazi. Birashoboka ko bikora abantu bakeya kubera ko nta kazi kavunanye k'ingufu, ariko muri njye numvise nabyumvamo ko nagakora, icyo kintu cyanteye kugakora kandi nkakora nkakunze. Komezamo n'ijana nyabwo. Abenshi bavuga bitandukanye kuko ntawe ushimwa na bose, hari abavuga ati komeza akazi, komereza aho ngaho turagushyigikiye, hari n'uvuga ati n'aka kazi ntago ari akawe n'ak'abahungu, urumva abantu bavuga bitandukanye. Innocente afite karagiteri z'abahungu, amafaranga aboneka aba yarusha abahungu tuba twakoranye, kuko agaragaza umusaruro mukeya, wenda najya amukoresha iminsi mikeya nkazana abahungu, ariko numva igihe cyose afite ubushake bwo gukora ariwe twakorana. Ndabishyigikiye kubera ko iyo bitaza kubaho ntabwo wenda nari kuba umukomvayeri, kuko nari kujya mvuga ngo akazi ni ak'abahungu. Niyo mpamvu mbishyigikiye kuko nanjye nabashije kujya mu kazi kandi nkaba nkakora ari akazi kavunanye k'abahungu. Icyo nashishikariza n'abandi ni uko baza mu kazi mbese bagakora. Mu by'ukuri birimo biragenda kuko ntaragakora nta konti nagiraga, ariko ubu ndayifite kandi n'umubyeyi wanjye nta kintu yakenera nkifite ngo nere kukimuha, kandi mbasha no kwishyura inzu, nkagura n'amavuta yo kwisiga, muri make sinsabiriza. Icyo nabatangariza ni uko iyo witinyutse akazi kose uragakora, kandi ukagakora ukabona icyo wifuje, amavuta yo kwisiga ukayabona, umwenda wo kwambara n'ibindi bibazo ku ruhande ukabikemura utayakuye mu ngeso mbi. Icyo nabashishikariza ni uko bakwitinyuka bakumva ko akazi kose ari akazi k'abantu rusange, batavuga ngo aka ni ak'abahungu cyangwa ni ak'abakobwa, bakikuramo ubwoba bagatinyuka.